uwo muntu rero yitwaga heretic. ngira ngo rero urumva ko ni amagambo nubwo Kiliziya Gatolika yayise abantu, ngewe mbona ari nk'ubuhamya Imana yatangaga ko abo bantu mu by'ukuri nubwo bari gupfa bari kuzira uko bameze kandi kutari kubi, kuko kwihitiramo ntabwo ari bibi. Hariya kintu umuntu nka Luteri cyane utari umunyabwa, kuko iyo usomye ibitabo byose biba by'amateka kuri Luteri byerekana ko ari imwe mu bantu batagiraga ubwoba. Kandi tuzagenda tunabibona kuko ibikorwa byinshi yakoze ni ibikorwa by'umuntu utagira ubwoba cyane rwose. ngo shingiro za Luteri zatezaga impaka, ngo ariko nta muntu n'umwe watinyutse kuzana ingingo izirwanya. ngo mu minsi mike ibibazo izo ngingo yatanze zari zimaze gukwira mu gihugu cy'Ubudage cyose, ngo kandi mu byumweru bike gusa zari zimaze kugera aharangaga ubukristo hose. Tubura abantu Tedzo abwira abantu ati as soon as igiceri kiguye mu isanduku ngo n'ubugingo buva muri hehe muri purgatori. Urumva bakoresheje icyo kintu cya manipulation kuko abantu ntabwo bari bazi ukuri. Abantu koko bumvaga ko kugira ngo babarirwe ibyaha, kugira ngo babone agakiza, bakwiye kugura izo indulgensiya, bakwiye gukora imihango itandukanye ya Kristo. None rero babikoresha mu buryo bwa manipulation kwibonera amafaranga yo kubaka Kiliziya ya Saint Peter hari i Roma.